hambirite nta mayinite gutinda mu shyamba ugatinyuka impyisi nakwebye class mpurana teacher mfite icupa ryuzuye amafi ndi kumwe na Peter yibye kecha afite stress ahumura amabyi ngiye nkubwije ukuri no kujya kugira ngo mbe able ku recording album eshatu at once namaze 6 months nta nindi ngoma y'undi muntu numva bambwira kana kayasoye harona hira shit urumva kana kareho nakana muri studio ushaka kuba pro bakuna ntushaka kuyumva kuko nta mbashaka ibintu byose bize bimvuyemo ijana ku ijana umvisha amaze kumwe n'icuri igihumbi ntabwo ndi kuyumvira reka ibindi biboro byindi bizwi hiyo freestyle ngo nakuriye yo that's a fucking bang ukora ngewe 396 na bushari urumva koza ari yande wakoze ari bushari ariko byaranshimishije ko bwaragambira nsabye vase ubone no tumaze gukora nk'inshuro nyinshi cyane tu ariko all the time njya musaga vase no for the first time arambwira ati RedInk mbabara kabisa ball ne mu vase ugiye kuyimwaka kandi nanone bigaragara nkaho yimwaka oya nayimurekera kubera ko n'ubundi posha yagumanye I believe ko nibwo yanagera kure The Choice Live. What's up my people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko ibyo muri gukora biri gucamo, niba bitari no gucamo ukomeze uhasoringe. Ngewe ndacyari muri Mic Tribe, ndacyari muri hip hop, ndacyari muri rap, ndacyari mwe n'abaraperi barenze kandi bakwiriye support, bakwiriye umwanya mukabumva muhereza amatwi uko bafite ibintu byinshi mutazi, bafite ibintu byinshi mutarabona, bararenze n'amagoti yigendera. Nibera myidagaduro murabizi ngiye yo mwe n'umuntu akenshi azaba ari umyidagaduro cyangwa afite ikintu akora muri yo cyangwa azakora muri. Nibwe n'umuraperi numwe mu beza ariko benshi bataramenya cyangwa se nabamumenye bakaba bakimwanda rating bataramenya ukuntu ari gote. Yitwa RedInk. What's up? Oh good brother. Meze neza. Ndashima Imana. All right kabisa. Oh good. Ako man. Nari akamayiki ndakagufatira nayo ndakagafata karyoshye muri microphone atari wihangana okay ni wikura ahubwo banzo yotse imirimo straight away reka muze ngoza akaboro kamwe ahubwo like this umuze gihe kingana iki umva indirimbo za RedInk maze amezi nk'umunani ntabeshye wamenye RedInk arende wikubwiye cyangwa biciye kwenze that guy black nigga $10 niwe munigo unyumvi nyina ashaka kubyuka ubundi n'umuririmbyi ariko ashobora kubyuka yamenye umuraperi utaza ahantu amuvanye so numvishe boro yitwa ndi kwirukanka ndayumva ariko ndavuga okay abantu benshi rero banzi banyumva n'abandi basane bagenzi banje kumuza pusha wida pusha koka afite click yakanyo afite kriza kora tiza shaka crib yikaru kwa maji kwipano ashaka Benz nikamyo azana so maze so nazo zizana ingaru nango ntanigara shaka Tesla washaka umwana usana Ketia wakeneye Kristo afite Ketia hengamye talon ngo Peter apfuye muzana indabo mufite indobanire mu bwato mufite umuhungu uvuye kasho mufite n'uwundi ufite inkuvire mu maso gwibazo usanze afite diru na mukaso gwibazo usanze afite ate nka Picasso aso naraenda pa kwa kina narayeronda utapima utambipa narayensenga nta misandi muri bufu nta nyinya red bars yitwa RedInk. Iyo boro ni freestyle yakubise muri freestyle yakoranye na Bull Dogg na nande undi hari Dice the kid and the kid from Kigali bara abajene babiri bakoze muri aho nibo bahuriye muri no freestyle warubishe man. I'm sorry to say so. I'm always in the studio. Mba muri studio kandi abantu bakurikirana ama interview yanjye nandika verse buri joro ntitayeho ko ndi wi recording just to play with the fucking pen. So you have to master the craft. Ufite nk'ama freestyle angahe utarari ku recording hano? Bro, if I lie I die. Mfite varisi yuzuye amakaye n'imirongo amwe namwe ndanayasoma ngasanga zatakaje. I can't remember the fucking melodies and shit ariko nge nandika. I love hip hop. Iyo umuntu abwiye ngo ma freestyle niyiti kuza mu mutwe straight ngo yaje acira nkahanuka mu kanwa araza femara kaba bitari carataba street hari so hari na dozi rutarutanwa ngo imihanda umpaye akanya nakubwiraho mike nari umupeti nita rapper nta na radio mfite hambirite nta mayinite gutinda mu shyamba ugatinyuka impyisi nakwebye class mpurana teacher mfite icupa ryuzuye amafi ndi kumwe na Peter yibye kecha afite stress ahumura amabyi yitwa RedInk man urarenze. I'm sorry to say so kubera ko ngewe nakumenye ntinzi nta makosa yanjye kabisa. I'm sorry. Mushonje muhishiwe ndi gukora kuri album eshatu kwa Nganje indirimbo 13 kwa Kina Beat indirimbo 10 kwa Kush Beat indirimbo 8
iyo kwanganje irasohoka within 2 weeks. Iya kina beat nayo like next month. Crazy fucking visual, expect the unexpected, imihanda bars. Abantu bakunda isubira rw'ikinyarwanda, bro, expect a fucking movie. None se ubona utari underrated? Bro, uzi the thing is kubona ngo ni underrated whatever ngiye nta competition ngira ngiye. My competition is me. Kandi abantu babizi ntago nkora rap kugira ngo nishyure inzu ngo nishyure mituweli. I'm good alhamdulillah, ngiye nkunda music to death bro. Ni mpamvu mbwa ngo nzava muri rap uko nayiteye inda. None se uzaba muri rap uko ayiteye? N'umuntu ahita yibaza ngo niba udakora music kugira ngo wishyure inzu, ubwo passion ntabwo izagabanuka ugasanga kugira side hustle kandi yakabaye. Ntabwo ushobora kuba side hustle. Rap yanjye ni therapy bro. Ibintu ndapa ntabirapye nabikora. So ariko birapya fozari. It's okay. Nabikora. So it's a therapy binduhura umutwe tu. Umufana wa RedInk wa mbere yitwa nde arafata gafaranga, which is the other me. RedInk, it's a persona. Ariko arafata gafaranga. Mwana mwiza uva muri famille nziza wiyubaha ufite inshuti nk'abadezi dala waseka, ariko RedInk is a motherfucker. Fati ngo ni umukire buriya yitwa gafaranga. Faranga mwene bari kumukire ni Nyagasani tu. Ngewe numvishe basi yawe yo muri ntuza muri ndi kwirukanka mpita numva ndavuga ngo ni gakarenzera pasadiyesi nyine abaze ibintu nkubwije ukuri. Kandi abyonjya mbivuga kenshi cyane, niba ari vasi yanjye ntakunda ni vasi yanjye muri ndi kwirukanka. Nubwo ari abantu benshi baziho. Ariko ntano ku mihanda aracuruza ibyaha, ku cyapa aratotora ibaba, umajwi arapfumura ibyana, amaso aratobora ajyana, kuri gunda araterura ataha. Mukurikira mwasa, niba ari kashi ndaza, niba ari pasi ndanga, humurasinga ukanga, nyaruka kamba ndabura ngo ndaruma nkumva nge karuro. Uno yo basi ngo ntago yikunda. Favorite verse yawe ni iyi? Ufite cash, ufite crib ndatuye, nzi umuhungu pusha high ndatuje, mfite best ufunzwe na boss wapfuye, I'm too gangster ntumfate nkadani nanone ntumbaze aho navuye. RedInk ni big natoye, mfite beat mu cyumba rap wagira ngo ni beach nakoye, hari street naciye n'izibsam nafoye, kubwiye life yanjye wagira ngo ni film wabonye. Man, reka tuzafate time tuganire umwite lyrics za Dani ko urarenze. Ahubwo ngo nakuriye iyo ngo muri street nakoboye ndi muri drip natumije iyo kuri spliff yakumuriro ngo fuck a bitch nahabuyeho ntabyo big na mizizi flow uva muri click yasahuye do real sick hari 4 RedInk ni izina ryawe urisobanura gute? RedInk ni karamu y'umutuku, yo mutuku. Ariko ubundi mu magabo makenya ni karamu ya mwari mu mutuku rakosora 10. You dig? Nibyo. Ikaramu ya mwarimu nyine ko niyo yemerewe muri competition, njye utanga 0, njye utanga 3 na 5. Mu banyeshuri wigisha abona abatanu ba mbere abahe muri game? Amushyise nabikubwira. Kika nawe ukiyandikisha. Abo n'amabanga y'akazi. Usabwa abantu je mfata nka supervisor. Ubu ngubu wajya Green Hills ukaza principal ati mu banyeshuri igihumbi ufitanga abatambira n'abahe abaje mu politike kandi ahubwo wambaza ngo mwarimu wundi umva nuwe. Hari undi mwarimu se mugendana hano muri game? Ngiye nkubwije ukuri no kugira ngo mbe able kurecording album eshatu at once. Namaze 6 months nta nindi ngoma y'undi muntu numva. Bambwira kanaka yasohoye harona hira shit. Urumva kanaka reho nakanaka muri studio ushaka kuba poro bakuza nshaka kuyumva kuko nta mbashaka ibintu byose bize bimvuyemo 100%. Uko numva album ya kanaka, umva album ya kanaka, umva album ya kanaka, nimugoroba nkajya stu igihe nimo ndandika bishobora gushiduka mfashe nka boro y'undi muntu. Ariko ni mparagiye mvuga ati nta na radio nshaka kumva, nta rubuga rw'imikino nothing. Urumva ninjya kwandika ndandika ibintu byanjye tu all me uncut. Ariko nibyo buriya bituma umuntu yirinda kuba influenced nyine
kwirinda ko hari lyrics ishobora kuza mu mutwe cyangwa melody kuza mu mutwe utazandika kugira ngo niyo use ko njye n'ibintu byinshi nandika biri true story ariko true story imaze nk'imyaka 15. RedInk ubwo yatangiye music ryari? Tangiye music kera cyane, ntabwo nshaka kuvuga imyaka mfite kuri kamera, ariko natangiye music kenshi cyane. Nabonye generation za rap kugukira umarengaho gakenya. Hari verse yanjye ngo twabikoze kera Tupac akinariho. Nabikoze kera Tupac akinariho. Byaro kuganira ariko njye. Ntabwo byaro kuganira wishe. Wagiye muri studio Tupac atarapa? Ndahubwira ngo twabikoze kera Tupac akinariho. Nukuvuga ushobore kuba waravutse afite igare na sheri. Mwe mu ndirimbo nakunze uri kumva ngenda kumva cyane niba ndi bubyite ko nkwaraye ariko ndikunda kumva cyane. Hari ball wakoranye na Kivum King yitwa Cash Out. Indirimbo za kera ntabwo nzibuka ziri. Iyo ngiye guperform performing, it's a good song. Kivum is my friend, is my brother. Arenze no kuba inshuti yanjye. I love that guy too much. Ariko indirimbo nk'ubu nk'abasani bose ariko barabizi ibyo ndi kuvuga. Tuba duharaye the latest shit in this. Duharaye koridodo. No, fuck that shit, bro. Afite album shot I just told you. Ndavuga izasohotse. Bani zasohotse zarasohotse. Kugira ngo nyibumvisha maze kumwe nk'inshuro igihumbi. Izasohotse wazi. Ntabwo ndi kuyumvira. Reka ibindi biboro byindi byitwa. Hiyo freestyle ngo na kuri yo. That's a fucking banger. Urumva hari ngo tuve imihanda baby, it's a fucking banger. Ngizo ntago muzizi ngizo zima zindi mu mutwe. I can't wait. Uza dropping aryari? Kwa munani. Yeah. Ura dropping album ebyiri at the same time. Yeah, at the same time. Paralyze the fucking game, like don't even think it's a fucking joke. Handi hano yara niba nkubwiye ngo nandika buri joro ebyiri ni nkeya ndi kwigaye. Mwakubise nk'eshatu banyina. Uvuga ko what the fuck. Niwe musani nyuma ngiye kumusora album ebyiri ku munsi. Sana ibintu bya danje. No ishobora kuzasohokera umunsi umwe ariko ha difference wenda y'iminsi 10 cyangwa ibyumweru bibiri. Hari abasani bagufashije bariho? Ni hafi ntabo tu uko nashaka abafana banjye banyumve noneho tu wambare kuteye isaha yose umwumve kabisa ngutembereza. Ariko album iriho Racine, iriho Kenny K-Shot, iriho Kaya byinshi, who else? Iriho Olix, iriho Karambizi, iriho Derek muri Active, n'abandi benshi. Iyo ni album imwe. Hari indi album iriho Kilo, hari indi album iriho Logan Joe, hari indi album iriho Betray, hari n'indi boro ndimo ashaka gusa nkubana ko bayima nayo twamaze gukora njyewe 396 na Bushari. Urumva Ariko zari yande? Wako zari Bushari ariko byaranshimishije ko bwarugambira nsabye vase. Ubone no tumaze gukora nk'inshuro nyinshi cyane tu ariko all the time njya musaga vase. No for the first time arambwira ati RedInk mbabara kabisa ball ne mu vase. Ugiye kuyimwaka kandi nanone bigaragara nkaho yimwaka. Oya nayimurekera kubera ko n'ubundi Busha yagumanye. I believe ko nibwo yanagera kure. Ubwo iyo ugiye guhitamo abahanzi mukorana ushingira kuri art, ku bushuti, ushingira ku by'umwihariko kuri album? Yewe nkubwije ukuri ushobora kubura umusana utazwi. Akungiye ngwemera namubize boroza izi kankoma kabisa ufite views 24. Urumva nkajye nkagushaka. Hari nka boro hagiye kwakina short story njya kwandika beat usanga n'umuraperi hino wanasinze byahata wo mahanga ntazi. Umva kina bitambwa ati ashaka gukorana n'uyu muji kera umuji sesina namuzi. Urumva batagwara kina bitambwa ati trust me. Urumva ina kubeshya bro. Haza gusecond guessing arangije anyumvisha indirimbo amaze gukora Sweet Lord Jesus. Kwa rugambe numvise umunyarwanda buri bar n'umugani 16 cyangwa 21 bars buri nteruro n'umugani. Bitambwira ahubwo ninjye ntamushaka kuri album. Kinabya tufite verse ndambwira wapi I want to enjoy this shit start from scratch. Urumva no petit type kubera tempa fit microphone abayenda kuyirya. Hanubwo ari umupeti n'umuntu mukuru. Ibaze umuntu ndushimushaza. Ngo munigani nde? Urumva yitwa Kilo. Urumva Kilo hanubwo ba mu Rwanda. Ubwo urumva
bro ubwo umupeti ntabwo nongeye kumubona ubwo kumwita umupeti nongeye kumubona I became so fucking excited nshaka big team izikati dushaka undi muntu wenda kungana big size tumwangara tutomeka gun yo bro turayishooting kubera ukuntu ngewe n'enjoyinze nyine art yo muci so ni ikintu kimwe cya mbere ngenderaho iki nanone hari abantu banjye twakuranye muri Green Ferry like 9 years ago ari Bushari nawe umwe mu bantu ba Green Ferry bro I was in Green Ferry before Beatrice came in Green Ferry ngendari muri Green Ferry harimo icyo gihe Amalon harimo Bushari of course na Snob Beatrice yaje nyuma Beatrice came after me urumva ni twebwe bayikoze hica aho ngaho arambwira ati ushobora ntuza I didn't like the beat nabwo na urumva yeah none cyaje cyo kugasima nawe wari papa kugasima nawe mfite amavijo yabayizikati bakira abanyeshuri biga muri IPRC urumva yeah yitwa RedInk mugende mu mwumve I'm pretty sure ko abantu nibakumva bazagaruka bakaje abakimara kumenya cyangwa se batarayimenya afite ingoma nshyashya imaze like 10 days itwa muri koridori yakozwe na Nganje iva kuri album Urugamba ndiri mu 13 abatarayibona muyumve abayumvise mu sharing subscribing share that shit you all I got by the way I'm a free fucking agent no label kubera iki ikiganiro warabaye muri label ukinatangira ushobora gukora muri label ariko utayirimo yeah yumeni kutabaye muri Green Ferry nk'umusayi okay suppose njya urugero rutonye njya kwa Kena Music ndahura batinda neza mu cyumweru inshuro zingahe haha batanze umusani yatinze azambwa dukora akazi ibyo bro niba inshuro 12 nzafite album yuzuye sibyo ariko nta masezerano afitanye nabo iki tabirivingira muri label no label afasha it's not that don't get me wrong I believe in muri label ifasha ibintu byinshi cyane amashusho nk'ibiki ariko nanone I don't fucking kiss asses bro nago ngewe nzaguhamagara ngo nze ngusure urugero you have to fucking invite me ya telefone suras sankere ka cyayi whatever urumva cyarago nzamubwira ngo sinyisha urumva yeah ariko nanone nabikubwiye nanone alhamdulillah I don't do music for the money bro ibyo nkora ibintu kuvanda umwana mutonya uzumve ngo nakuze ndidimanga nakize kudidimanga kubera ku rapper kumenya control umwuka yeah true story ndidimanga kwirwa rwego nshira n'ikirenge hasi dimanche urishose kwavuwe no kurapa yeah uko mu kurapa abarapire twimuru twitse urumva afite catch ya hengamye talo nakavuze ngo afite catch ya hengamye talo ubyumva se so twimuru kizo gita breath control yeah so umwuka ndawo control uko nshobora kumira hose akubwira ibyo nashaka kukubwira hazo kudidimanga nyuma ya kizo bivuga ngo kimwe mu bintu bya danje ushimira umuziki nuko wakuvuye yeah ikindi wa my confidence itabaho tu nyina kuri Burayi nta grand frère uri hafi nta papa nta mama nta oncle nta ki my big brothers yari umuraperi nkunda uhura muri ekuteri zanjye nangura guryo nitwara yarinde Star Speed the Ghost from LOX yeah ntago wamumenya is a legend ibaze umuntu ngo the Ghost no kuvuga yanditse rap nyinshi mwabyinnye behind the scene no zumvize yandi cyane ririmbira tu yabaye muri Rough Riders urumva nabajida Kiss ntuza ariko maze nk'imyaka 20 ari my number 1 favorite rapper no baracyasohora maze afite indirimbo like 2 weeks now yeah undi muraperi banyespiye ni Stack Bandos Far Rock America kuna scoot up shit so urumva izo generation za rap umuntu yagiye atambuka abona umenya gufata styles zigiye zitandukanye rhyming techniques zigiye zitandukanye urumva none cyari gisigaye nkanjye ko naje mu Rwanda pa mu cyongereza cyari gisigaye no ku masteringa ikinyarwanda cyanjye ibyo buryo nabikoze nanone ndi umuntu wumva amakuru mu kinyarwanda nashaka kumva amakuru urumva ndeba papa sava shaka kumva punchline urumva ndeba filimi nkareba Mvurunana Kibonke whatever urumva ya cyagamije kwenjoying reka
amakuru njye aranamabya tu hose ni ibibazo urumva njye mashaka kwiyumvira uzakumva ikinyarwanda utazi iyo initiative urumva so ine umastering yanganzo nyine kiba gisiga ko nahise ngo zikurapa bitande uburyo iyo story nayitera muri izo bars and hamming technique y'icyongereza ariko bikaza biryoheye ugutse kandi ari ikinyarwanda cyacu tu hip hop uri kuyibona hehe y'inyarwanda by'umwihariko hip hop irarenze ariko nyine ntago bayisupporting ako akaye bayisupporting tu ubona biterwa n'iki kuba itabona support kwiriye ngewe nkanjye ukuri rimwe mbitekereza rimwe na rimwe abafana ba hip hop benshi n'abakene true story n'abakene buryo nyine batayivugiraho biri ngombwa none wese ni gute umuntu ubwe nk'umuraperi ufite indirimbo nshyashya indirimbo ifite tuvuge views 700 800 akoze igitaramo haje abantu 100 urumva cyangwa hari abantu 130 ni inshuti ziwe abamanager inshuti za manager abantu ingahe urumva so itubona as the truth nkunda kuvugisha ukuri nuko bimeze ubona hakorwa iki no kugira ngo hip hop ifate navuga ngo itopinge charts cyane ko twigeze gusa nk'ababigiramo igihe cya ba Jay Polly na ba Riderman ikintu agomba gusobanukirwa kuri hip hop ni injyana yahariye tu ni stories. It doesn't have to be my story, it can be yours. Shokwa story yawe, it can be his. Urumva nanone entertaininga kwirwa rwego abantu bamwe batayisobanukiwe ashobora nk'umuraperi ntaririmba gahita mufata uko. Nah, nigga, I'm not like that. I'm just trying to entertain you. Ijwi narishyira mu gatuza, higira mu bad man, nkaguterenga story, nkakonvince, nkagukwetent, nkagutembereza. Urumva ariko ntuvuga ati inki ntago bakora nawe no munyamahani. Urumva hora konvince vase yanjye nato abenshi muri twe twabyigize. It's a persona. Ni character wambara none nabwiye hari arafata gafaranga akaba na RedInk. Naona biratandukanye n'abaraperi benshi ikibazo bagira ntago bazi cya gihe cyo gusohoka muri karakteri ngo wambara undi abe wa wundi we nyawe. That's the thing. Yitwa RedInk, abantu nibagendeye bamwumve bamurebe n'umuhanga byatari nikimenye ngiye ikintu nkunze nuko uvugisha n'ukuri sometimes baba ariko ibintu ntago bimeze neza. niko bimeze fresh sana. Ubwo mu kwa 8 cyangwa kwa 9 kwa 8 amatariki bwo yamenye ndamenya ubwo flyer yashyira hanze cyangwa uza drop in je abantu banze imiziki yanjye bro nta coming soon boom ink yasohoye ba nuko kareka fuck that shit. Umva nkubita flow ikujemo hafi tunasoza wakwana rugakinganye ndacuruza bukira murakora bigatinda ngenda korora nkacira niba ari rap nyina kwemera nkasiba niba ari beef muri street nibisiga clicks nyisiga byaba byiza ukabitsimba niyo wabibika nagutira nkabiteza wagaruka nkagutesa wa bizara nkagutera naraharaye ndahirirwa barabiroga birikiza sindi broke mbaniriza wagize ubwara bwirirwa kwa gitwaza barasingiza go life yagucimbiza kwirukana wikakubohora ikakwamagana ngo wakwisangirwa amagana wabafari popa wasuka ibituta ngeni atkubikuta imiyonga y'ibiyuda mu macupa wiyisi yanaguha mfite abana ntanacupa mada. We sign out. The Choice Live.